reg yakwambara Visit Rwanda cyangwa Patriote igakura ibintu ku rwego mu kumenyekanisha no kwamamaza igihugu ikabigeza ku rundi, ariko muri Rayon ntibikunde. Sindasobanukirwa ibyo bintu, njye biransiga. Nshobora kuba ndi umuswa, nshobora kuba ntabimetiriza, aho nabisobanurirwa. Ariko nziko niyo tuvuze Visit Rwanda hari ikintu abantu bibagirwa. Visit Rwanda n'abanyarwanda bakeneye gukonsoma ubukerarugendo bukorerwa mu gihugu cyawe. Wenda babireba ku mafaranga magereranyije n'abanyamahanga. Ni benshi bagiye bakora aho zitwaga Zatembera u Rwanda n'izindi. Zatembera u Rwanda, Remarkable Rwanda n'ibiki, harimo ibigamije kwimira mu gihugu. Sinzi uburyo bikora. Rayon yishyira muri Tembera u Rwanda. Icyo gihe umuntu wese ugiye kuvuga Rayon Sport nkuko avuga iriya kampani turi kubona icuruza ibyo kunywa, anavuga yuko Rayon Sport iri gukorana n'umufatanyabikorwa RDB muri kampeni yitwa Tembera u Rwanda. Iyo umunyarwanda amenye ko Tembera u Rwanda ari kampeni ihari yo gutuma abanyarwanda basura ibyiza nyaburanga by'igihugu. Ibyo kubivuga nkuko bivugiye kuri televiziyo y'igihugu bitishyuwe, ni nako n'indi radiyo n'indi zabivuga byoroshye. Reka nkubwize ukuri, biraruta inshuro 1000 banderole yo ku muhanda, biraruta inshuro 1000 gukora utubukreti tujya ku mahoteli. Niba dukeneye ko ubukerarugendo n'abantu rubanda bano badafite amikoro ahagije bakora ubu bworoheje bw'amafaranga yabo ibihumbi bingahe, byibura agasura hehe, akazamuka umusozi, agakora iki muri mobilisation. Ntabwo ari ngombwa ko si ngombwa ko umwanya package niyo utanga muri basket, ariko muri mobilisation buriya si ngombwa yuko niba wenda nkora telefone, si ngombwa ko njye namamaza kugira ngo abantu bafite ubushobozi bwo kugura telefone babimenya, nawe wundi udafite ubushobozi ariko basa muri icyo kintu kuko yanagutangira ubutumwa akabwira babandi. Ikipe ya Rayon Sport rero yaraguka ku munsi we, kandi nta nicyo binatwaye. Ntabwo twe tuvuze ngo iriya mikino yindi ntibayifashe, ni ingenzi ko imikino yose ifatwa binashobotse. Ariko niba football tuzi icyo ari cyo, dukeneye ko inatera imbere, leta y'u Rwanda irabizi ko amikoro ari mu makipe ni make. Ngira impungenge z'uko kuri Yakiye ubona byabanje gusa naho bigoranye yasa. Hari ikintu ubona ko hari uburyo haba amafaranga aba allocated muri za Rayon. Hari ikintu kijya kigorana muri ikipe y'Abanyarwanda bakunda kandi bafite ibibazo by'amafaranga yacu cyangwa no muri sectors zimwe na zimwe, bitewe nuko jewe Riegani wenda n'urugero nabaye wenda muri Amerika nkabona hockey, ukaza ugashyiramo nuko hockey bagomba kuyikina wabishaka batabishaka bitewe nuko ufata icyemezo. Ariko ntekereza ko ubundi yakomeje ko police ese ubundi turakora gute, biratanga iki? Ntabwo kuba ngenda ahangaha wenda nkunda basketball ariyo mpamvu igomba kujya kwibere, kuko nuva izahita igira gute, izahita icuka. Nicuka uzasanga nta kintu na kimwe abasigiye, ahubwo ikiriho nuko hagomba ko 100. Ikipe ya Periyo irimo itegura pyramide igomba kuza mu Rwanda. Amakuru nuko pyramide yo bafite indege yabo bazayiparika ari Kanombe, bavuga bati twebwe turi mu kindi cyiciro, icyo bazanyicira ina najya hehe bamone private jet ni chartered by chartered private ya ni ufata indege ukayikodesha reka tubye tukajya twepereka ikiganiro tujya twibyimira nk'aga taxi voiture aho kugira ngo dutege utumoto twakishyuye n'ubundi kari kamwegereze kakadukura Nyamira tukigira Kicukiro. Igipe ya Periyo ariko na Periyo makuru hari nuko no gushaka kuzazamuka yuzuye. Periyo sinyangera ikibazo cy'amafaranga. Impamvu mpisha no mu bya Visit Rwanda njye nasindagera Rayon Sport suko ariyo mfana ko nta no mfana rwo. Shaka kuvuga ngo ntabwo amafaranga, shaka icyo bayibuze kuduha. Biraza gusubika na visibility irahari, ariko tujye tunabwizanya ukuri ni ukuhe. Igihugu ni umubyeyi. APR ni ikipe ikura muri Minadefu, Rayon Sport ni ikipe ijya kunegosia igahendwa kubera ko umupira product muri rusange ifite ikibazo. Umupira twese turabizi ayo mavuba aratsindwa, ni ibintu by'amatiku, ni ibintu biri aho ngaho. Nta company za Rayon Sport amafaranga yayihaza yabesha ikipe y'umupira w'amaguru neza idafite ibibazo. N'ubu mbikubwira Pero yageze muri miliyoni 50. Iyo ukiza amafaranga y'ingendo, reka nkubwire tujyana na Shema muri Libya yakoresheje miliyoni zirenga 200. Fabrice biri mu bintu byamusubije hasi ku buryo byanatumye nawe abanza kuva muri AS Kigali. Ikibazo mukuru yagize ku gihe cya Olivier sowe wese abakinnyi AS Kigali barakare uri ku AS Kigali yarokiritaga uyu mwaka ku cyafasha abakinnyi bo muri izindi kipe zaretse rero yaretse APR yaretse AS Kigali amini mu polisi yaretse n'izindi zaretse. Nuko amafaranga agomba gukoresha muri rokritoma bayashoye mu rugendo rwo muri Libya. Uribuka yuko bandikwe mu gikombe cy'amahoro kubera ibibazo ngo byo kugira ngo bagire budget yabo ngo bikosantre mu gikombe cya champion bakarangira batagitwaye. I'm telling you, iyi Rayon
nijya mu matsinda none mbiguteguza ikagira ingendo 3 zo hanze y'u Rwanda cyane nko mu majyaruguru ya Afurika, ikabizi yuko hari prime iri bwiyongere ku bakinnyi, igomba gukodesha amahoteli hariya n'amatike y'indege tuzi. Mbikubwiye mbere yuko sizi kampani 9 yamuritse ejo bundi zitanga miliyoni 20, 15, 18 usibye iriya kampani y'ibinyobwa itanga miliyoni 240. Saya amafaranga abanyarwanda basigaye baza kuri stade ntibanuzure hariye muri Kigali Pele Stadium ugasanga habonetse nka miliyoni 20 kuri match ikomeye iyoroshe bagakuramo 8. Saya amafaranga turimo turabara y'uturere bafite iya Nyanza na Ruhango miliyoni 200. Sayo ntabwo Rayon Sport yari yageze amafaranga arenze miliyari, nushyira amafaranga ava ku kibuga ntiyarenga miliyoni 500. Ubwo ni miliyari 1 n'igice, miliyari 1 n'igice, ubwo ni miliyoni y'idolari n'igice. Bafite ingendo zo mu mahanga nibaramuka bakandagiye mu matsinda next year izagira ibibazo by'ubukungu. Aho rero niho mugomba kubimenya mukiri kare, igihugu n'umubyeyi mukayifasha ko nta kundi mwabijya sikusabye ko yari champion. Ikibazo kiriho ntabwo kizi nuko ku munsi wa nyuma w'amatsinda urugero Rayon Sport wenda ni declarate nta bushobozi buhari, hazaboneka indege batwara. Hari umuntu uhita ukubwira ngo Rayon ngo ni ikipe ngo ifite ngo ko iyoborwa ngo leta ngo ntivanga mu bintu ngo bya business abantu bashinze. Rayon Sport igiye ifite drapo ry'igihugu nkuko na reg nkuko na patriote irijyana. Nk'urugero kugira ngo byumve neza, hari nk'umukinnyi umwe udafite ibyangombwa, ariko hari umwe mu bakinnyi udafite ibyangombwa, ariko hano bandikiye igihugu cyo bagisaba ko babaha passport de service. Bivuze ko ibyagiye biri gukorwa bimwe birakorwa mu izina ry'igihugu kuruta by'aba Rayon Sport. Rayon Sport yagenda gusa ariko mu byibuke nubwo babona bya bihumbi bavuga byo mu matsinda bya bihumbi nta kintu biba bivuze mu by'ukuri. Akenshi bigufasha muri visibility kugira ngo ube wabona amafaranga. Ikipe ya PL rero mu kwitegura, ikipe ya Gasogi ikaba yabihije imyiteguro kuko ku munsi w'ejo umukino w'inshuti waberaga kuri Kigali Pele Stadium baje gutsindwa igitego cyatsinzwe na Theodore Maripangu. Gusa n'ikipe ya APRFC yaburagamo abakinnyi mpuzamahanga, abari bagiye mu ikipe y'Amavubi, abari bagiye muri Congo na Uganda. Akana kume neza kubura umukinnyi w'umunyamahanga ukina mu mahanga ntabwo uri umukinnyi mpuzamahanga. Umukinnyi mpuzamahanga kwa ukinira igihugu cye kuko icyo gihe uri mpuzamakrebe ntabwo uri mpuzamahanga. Abantu babyumve neza. Mu bakinnyi bakina mu Rwanda bakinaga amajonjora harimo Pavel Nzira akinira Congo, bakinaga n'ikipe ya Gambia. Urabizi ko Gambia yakirira muri Maroc. Habaye umutingite ko ntabwo buje ko umukino ba ikipe ya Congo yabyihutije cyane kuko ibiteguro byabonetse mbere mu gice cya mbere, ariko mu gice cya kabiri niba navuga ngo ni amakosa y'umunyezamu uko yatumye ikipe ya Gambia cyasegwa cyo ku munota wa 90 cyari gutsindwa navuga ngo kuri Pavel utashoboye gufata umupira neza. Uyu ni umwe mu bari bategerejwe mu by'ukuri kugeza ubu kureba niba u Rwanda rwagira umuntu uzaba ufite aho uri n'u Rwanda mu gikombe cya Afurika. Kugeza ubu umunyezamu w'umusimbura wa Musanze niwe uzaba mu gikombe Umunyagambia kuko abarundi yaba Aruna Majaliwa ndetse na ba Pichu bacyafite akazi gakomeye cyane muri Cameroon. Bafite akazi gakomeye abarundi. Ku munsi w'ejo ku isaha 3 z'ijoro hazaba hari match na muntu izahuza Uburundi buzakina na Cameroon muri Cameroon babajyana mu cyaro Igaruwa banze kubashyira duhara ya bundi bajyana mu Uburundi aburasabwa byibura kunganya ariko bwateye mu izamu bunganyije kimwe bunganyije 2-2 donc bunganyije ariko bwatsinze igitego bwajya mu gikombe cya Afurika. Ariko nibunganye ubusa ku busa cyangwa bugatsindwa buzasezererwa. Ikosa bwakoze nuko bwari bwatsinze 3-1 butsinda igihugu cya Namibia, baza gukora ikosa mu minota ya nyuma Namibia batsinda icya kabiri. Icyo cya kabiri nicyo cyatumye mu mibare kuri ubu Namibia yinjije 6 yinjizwa 6, Uburundi maze kwinjiza 4 nabwo bwinjijwe 4. Igihugu kibazo rero gifite champion ikomeye ariko cyahisemo icyo bita exportation. Bohereje abakinnyi benshi hanze kuko mu by'ukuri nagiyeyo ubona ibibuga ni byinshi, abana barakina bitandukanye na hano iwacu. Ukraine yakinaga n'Ubwongereza, inkuni zicaye kwaje kubanzamo igitego Keroka aza kukigombora. Abongereza bitatangira ati ubundi ko twabonaga itike twihuse bigenze gute. Nabonye Southgate yavuze ngo mfite abakinnyi beza ku buryo 2026 ngo azatwara igikombe cy'isi muri Amerika. Icyo yabiheragaho kiranumvikana ngo abakinnyi bari no kubona ama equipe akomeye. Abenshi banamusabye ko ngo yazamura urwego ko abakinnyi kugenda bumva batoza abakomeye mu club. Niba Jude Bellingham ari ku Manchester, niba uyu munsi wa none muri Bayani ameze neza Harry Kane ari kumva umutoza nka Tuchel, niba abakinnyi bafite ba Pep Guardiola nka ba Foden, niba ababuka bari kumva Arteta bakaba batizamura urwego kugira ngo abakinnyi baye mujyane kuko abafasha ari abana. Ariko this time bamaze kuba abakinnyi bagiye ku club ku rwego rwo
hejuru matching iyo level batazagusiga ugasanga urababwira ama discours ari ku rwego rwazo cyangwa aratoza ibintu bitari ku rwego rwabo. Kwa gatatu niyo RTV Sport izakurikiraho nta kihindutse tuzaba turi kumwe n'abantu bari muri Libya batubwira ibya Libya n'ikipe yaho uko bihagaze, ndetse turimo turashaka n'abari mu Misiri nabo batubwire uburyo piramide koko niba indege yaramaze kuboneka na Yanga izaba yitegura kuzina abantu bazaba bagiye kugenda hamaze kuboneka abantu barenga 1000 bazaza mu Rwanda bavuye muri Tanzania. Bisirimo perezida ni miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda kuyigendamo. Ngibyo rero reka ngushimire Riegani akoze cyane.